ni amagambo menshi nahoze nsubiramwo abantu babwira yuko hari igihe kizagira tukarimbuka cyangwa se tubona ibimenyetso bisa nk'ibirimbura hano ku isi yacu. Ngira ngo mumaze kubona yuko imyuzure, amatsunami ari kugenda aba ku isi yacu, agenda arimbura ahantu, ubutaka bwabo bubura, amazu yabo nayo ashwenyuka. Ngira ngo murimo muragenda mubibona hano ku isi. Ikiruta ibyo kandi muri kubona yuko abantu bamwe baragenda binjira mu byaha babyikomveyingamo, kubona ko bari gushaka kwinjira mu byaha cyane, kubona ko uburara bumwe buriyongera, ubujura, ubusambanyi ndetse n'ibindi byose, kandi ibintu bimwe biriyongera umunsi ku wundi. Gusa abantu barebera hafi iby'isi cyangwa se abanyabwenge niko twabita, bashobora kuba bari kugenda bagaragaza amakuru y'ingenzi cyangwa se ashoboka kuba yabaho, kuko bashobora kuba ko isi ishobora kuba yarimbuka mu buryo tutazi cyangwa se budutunguye, kubera ibyuka by'ikirere bihora byoherezwa mu kirere, ndetse no kubera iyi myuzure imwe iragenda isa ikadusatira ikarimbura ahantu. Wowe uri kunyumva ushobora kuba uri kumva bitazakugeraho cyangwa se uri mu mudendezo umeze nk'uri mu ijuru, ariko ujye utekereza unasabire abantu mutari muri kumwe baba bari guhura n'ibibazo bitandukanye. Wowe ushobora kuba umeze neza ariko ukaba utajya wibuka gushimira Imana, cyangwa se ukaba utajya wibagirwa ibibi wakoze ariko ukibagirwa ibyiza wakorewe. Ese wowe urinde wo kutaza ngo ushimire Imana yuko uba warokotse bino bintu byose? Impamvu rero navuze yuko dushobora kuba twarimbuka, uri kubona yuko muri iyi minsi abantu barahuze, ntabwo bakimeze neza, kandi urabizi umujinya w'Imana niwo urimbura. Buriya nta n'ikintu kizarimbura uretse umujinya w'Imana uzaturimbura twese tugashiraho bitewe n'uburyo tutayoboye. Ubundi hari igihe umuntu asa nk'ukora akantu k'akavideo cyangwa se akora iki gikorwa cy'Imana. Reka duhere ku bantu baba bari kuri izi interineti za hano, abantu bari gustreaminga kuri izi mbuga nkoranyambaga za Google. Hari ukuntu umuntu akora video ivuga ku by'Imana, ugasanga urayiskororinze na like, ariko cyangwa se ukayiskororinga na comment cyangwa se na subscribe cyangwa se utange n'igitekerezo unayisharinga ku bandi bantu benshi. Ariko ikibabaje si icyo ngicyo. Ikibabaje nuko hari ukuntu ufata ya video wigezeho ukayisikororinga, none ukagiye ujya kureba wenda video z'urukozasoni, video z'abantu batukana, video cyangwa se za video zidahesha icyubahiro Imana yawe yakuremye. Ibyo ngibyo nabyo byongera umujinya w'Imana, bikaba byatuma ikibazo cyo kurimbuka cyagomeza kuzamuka. Ikindi nanone akantu k'inyunganizi natabura kubaha nuko iyo ufashe video y'umuntu, hari ukuntu nanone abantu barimo barafata hano ku mbuga nkoranyambaga biri kugenda bicaho, ugasanga abantu bari gufata video bakandika ngo ukunda Imana, gushaka Imana, umeze ute, ukakandikira ibintu byinshi kuri screen bigaragaza ko uwo muntu koko yumvira Imana, ahubwo nawe arimo arakubaza niba uyumvira kugira ngo akomeze asarura amafaranga binyuze mu gukoresha Imana. Erega gukoresha Imana hano ku mbuga nkoranyambaga ni byiza pe, nawe utabyishimira, ariko hano kuri izi mbuga nkoranyambaga hari abantu bari kubikoresha nkaho nta butumwa bashaka gutanga, ahubwo bashaka kuba bakubona abarayikinga cyangwa se ababaha ama-views kugira ngo bakomeze bazamuke. Rero ikintu ngiye mbona, hari ukuntu usanga wenda nko kuri mavuga za Facebook mujye mubibona, TikTok ati ngo kora like ngo kubera ko ari ijambo ry'Imana. Buriya rero na like buriya ujye uyiha ijambo umuntu yaza avuga ubutumwa bw'Imana, nyine ukabwumva bugira icyo buhindura ku muntu ku buzima. Ariko uruzi kubwira ati kora like ngo niba ukunda Imana, ngo niba ushaka Imana ngo ugiye gutya, rero nabyo ntabwo ngiye njya mbyemera, ntabwo ari byiza, byaterwa n'imyizere yawe nawe ukaba wabikunda ukajya ubikora. Rero ndagira nkubwire yuko kugira ngo tube muri iyi si ubuzima bwacu butazaharangirira, ahubwo buzakomeze bubere tubeho no mu ijuru. Nta kindi ugomba gukora uretse kumvira amategeko y'Imana. Sinkubwiye ngo ujye kuri video z'abantu scrolling cyangwa se ugende utanga amarayike, ukora icyo ushaka cyangwa se icyo umutima akubwira, ariko nagira nkubwira ati muvandimwe wowe uri hano, nagira ngo dufashe twamamaze ijambo ry'Imana cyangwa se twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nta kindi rero ugomba gukora, nuko uri buze hano ugakora like, ugasharinga ino video byibura ku bantu benshi bashoboka, kugira ngo rya jambo ry'Imana ubutumwa bwiza uko bwanditswe n'abahanuzi batandukanye ndetse na Yesu akagiramo uruhare rwo kugira ngo bugere no ku isi. Ndagira ngo udufashe kuba twabuzamura bugere kure, abantu bose babwitabira bumva inkuru nziza. Igihe ku munsi w'urubanza uzagera, umuntu atazaza avuga ati Mana ntabyo namenye,
njye nirwaga nimereye gutya, ntabwo wigeze utwohereza abahanuzi ngo baduhanure kandi nta bwenge waduhaye bwo kumenya ibyawe. Ibyo bintu ntabwo Imana ibishaka. Niyo mpamvu ubutumwa bwose bugomba kuzigishwa ku isi yose kugira ngo bubere ikimenyetso abantu bose yuko icyo gihe nyine umunsi uzacirwaho urubanza uzaba warakoze ibintu uzi, uzaba warasuzuguye Imana ubizi, cyangwa se warakoze ibintu bibi ubizi, apana kugenda ukaburana uvuga ati wapi ngo ntabwo nabimenye. Gusa nyine ndagira ngo ubikore kure ushare, uhite ukora subscribe, nurangiza nimba ari kuri TikTok following, nimba ari hehe, ahantu hose uyisharinge kugira ngo dukomeze umujyo mwiza. Gusa ndabashimiye, murakoze cyane. Niba wemeye guhinduka urakoze cyane. Ikiza reka turangize kino kiganiro ari uko dusenze. Murakoze cyane, reka mbanze senge ubundi ubone kugenda. Mana Data ushobora byose, turagushimiye kuba waturinze uyu munsi ukaba tumeze neza. Turagushimiye kuba uduhaye abantu batwumva kandi bakaba bagiye gushyira mu bikorwa ibyo dukoze. Ndagira ngo Mana ukomeze udufashe kandi uduhe imbaraga zibidushoboza, uduhe gukwirakwiza ijambo ryawe ku isi yose, uduhe kubana nawe iteka ryose, kandi uduhe kuba mu maboko yawe kugira ngo tutazarimburwa n'ibyaha cyangwa se n'ibyo duhora tunyuramo. Mana urakoze cyane.